kwimiruho yanjye yose yanyegereje umusaraba, muri byose amahoro wangabiye anyungura ibyiringiro, umurava kumbabarira, isezerano dufitanye. Haleluya, haleluya. Ngiye gushima Imana kubw'uyu mwanya mbonye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Turaganira ku ijambo rijyanye n'agakiza aho riri mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 10 avuga ngo kuko umutima ari umuntu yizeza akaba rwo gukiranuka kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Haleluya. Hano turabonamo amagambo atatu akomeye: kwizera, hakazamo kwatura, hakazamo n'agakiza. Hano rero turabona ko agakiza kajyana no kwemera ko mu mutima wawe n'ubwenge bwawe n'ubushake bwawe, bikajyana no kwatura ku mugaragaro n'akanwa kawe ko Kristo Yesu ari umwami kandi ari n'umukiza wawe bwite, ukakira rero ako gakiza. Iyo wemeye ibyo ngibyo uba wemeye ibivugwa mu murongo wa 9 ko Yesu yabaye umuntu, ko yabaye umwami, akaza kugucungura agapfa, ariko kandi Imana ikamuzura mu bapfuye. Icyo ngicyo uba wemeye ko ari umwami, ko yabaye umuntu, ariko kandi nanone akaza kugucungura akigira umuntu kugira ngo yitambire ibyaha byawe. Imana none ikaza kumuzura mu bapfuye. Noneho umurongo rero dufite uyu munsi, uyu murongo wa 10 nkuko twawusomye, twabonye ko kwizera, icyo rero kwizera kumenya rwose udashidikanya ibyanditswe, ibyo utabona ko ari ukuri. Noneho rero iyo wizera rero wizera iki? Wizera ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana, ijambo wabwiwe. Umukristo rero ni ukuvuga ko agomba kurangwa n'ubuzima bwejejwe muri ino si, kuko agendera kuri ubwo butumwa bwiza, ku ijambo yabwiwe rya Yesu Kristo, akagenda afite kwizera ariko kumuha gukiranuka. Agakiza rero nako akabona kubera ko yagize uko kwizera, noneho akatuza akanwa ke, noneho akabona gusingira agakiza. Agakiza rero ari agakiza ko muri ibi bihe turimo, kubaho ubuzima bwejejwe, ukurikiza icyo Imana igushakaho, utigomeka ku Mana, noneho kandi ukaba ufite agakiza ko Yesu naza aje gutwara itorero, nawe uzabona agakiza, uzatwarwa, mbese utazagera mu mibabaro ikomeye igihe Yesu azaza gutwara abantu. Hano rero tubona ko igipimo wizeraho umwami wawe ko ari urukundo umugaragariza. Urukundo ugaragariza umwami Yesu, ufitiye umwami Yesu, nicyo gipimo cyo kwizera kwawe. Hano rero uyu murongo wa 10 uratugaragariza yuko kwakira agakiza habanza kwizera. Ni ukumenya rwose udashidikanya ko ibyo wiringira byose ari ukuri. Ni ukuvuga ngo ibyo utabonesha amaso, ibyo utabona ni ukuri, kuko wabivanye hehe? Wabyumvise mu ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga rero ngo iyo ugize kwizera ukatuza akanwa kawe, ubona agakiza. Agakiza rero kari hafi yacu, kari mu kanwa kawe. Nibyo tumaze iminsi tubona yuko ibyo wuzuza mu mutwe wawe, mu bwenge bwawe, iyo ushyizemo kwizera, iyo wizera nyine ubyatuza akanwa kawe, niyo magambo uvuga. N'ibikorwa byawe rero bikagaragazwa nuko wahindutse umwana w'Imana, ko wakijijwe. Niwatuza akanwa kawe rero yuko Yesu Kristo ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Haleluya. Kuko umutima wawe ari wowe umuntu wizeza mu mutima, niho mu bwenge, santima uba ufite, ndetse n'ubushake uba ufite. Ibyo byose nibyo biva mu mutima, kuko umutima w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza
agakiza. Kwaturaza rero bikugeza ku gakiza, kuko watura ko Yesu Kristo ari umwami wawe. Haleluya. Reka rero bene data dukomeze dushake, tujye mu murima wo dusarurire Uwiteka abashaka gukizwa, noneho ubwami bw'Imana bukomeze bwaguke mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.